inyungu zanjye ziva muri struggle. Nshuti bakunzi ba Holy Vibe, uyu munsi turagera ngo dukore icyegeranyo ku muhanzi bita Kensoul. Kensoul hari indirimbo yakoze nkunda cyane ndetse muyikunda muri benshi. Umuhate ndi nawo kukashinya kenshi cyane ngo mbikore nka ele. Hari abapapa, hari abamama, hari urubyiruko, hari abana batoya bayiririmba ariko rimwe na rimwe batumva bimwe mu byo bavuga. Reka nshushanye map Ayo magambo mutumva rero niyo bita slang. Iyo bavuze slang ni amagambo azimije udashobora kumva utarabaye ku mihanda cyangwa se ngo bane n'abantu babaye ku mihanda cyane cyangwa se urubyiruko. Icyuma nasi mena vidange kaje wishe. Mutega amatwi mwumve. Inyungu zanjye ziva muri struggle. Kugira ngo yinjize bituruka mu gukora cyane. Struggle bivuze gukora cyane. Ngo ndebe ko nakiri inkoni z'iki gihe. Ngo arebe ko yakira inkoni z'iki gihe. Iyo bavuze inkoni baba bavuze guhondagurwa cyangwa se gucangwa n'ubuzima. Abakora cyane ngo arebe yuko atakubitwa n'ubuzima cyangwa ngo bumucange. Hamwe mbyuka njya gusenga n'Imana yanjye ufashe undemera uyu munsi. Nabyuka cyane ajya gusenga ngo arebe ko Imana yamuremera uyu munsi. Ibyo byo murabyumva ni ikinyarwanda. Life singa gari mbambo nari movie. Cash nyinshi cyane zitamika abana. Ngo life zingagara babona ari movie. Iyo bavuze life ni ubuzima cyangwa se imibereho. Ingagari ni abantu babakire cyangwa se abantu babayeho neza, abantu bafite amafaranga. Life singa gari mbambo nari movie. Movie ni Agasobanuye cyangwa se ari film. Cash nyinshi cyane zitamika abana. Ngo cash nyinshi cyane zitamikwa abana. Cash bavuga nta kindi ni amafaranga. Abana vuga ni indaya cyangwa se abana bakiri batoya bagishukwa bigakunda. Nanjye wangira wadanje umunsi umwe nkicara mu kadege. Avuga ati nanjye wangira wadanje cyangwa se ukangira umuntu w'igitangaza ufite amafaranga menshi ku buryo nanjye nzicara mu ndege cyangwa se nkagira ibya mirenge. Ukashinya kenshi cyane ngo mbikore nka ele. Ngo haso ndi nazo umuhate ndi nawo. Haso bivuze gukora cyane cyangwa se gukorana umwete icyuyuka kibira ariko ufite umugambi ushaka kugeraho. Ukashinya kenshi cyane ngo mbikore nka ele. Ngo kukajinya kenshi cyane ngo mbikore nka LN element abashatse kuvuga. Yavuze ngo kukajinya ni handi ufite courage nyine zakurenze uvuga uti ngiye kama mbaye ngoma gukora nkagira iyongera. Haso ndi nazo umurindi ndi nawo kukajinya kenshi cyane ngo mbikore nka ele. Akomeza asubira mu ayo magambo ariko uwo muntu mwumva avuga ngo ni element ndagusuhuje ningira amahirwe wenda uzumva iki cyegeranyo nawe muntu urimo kudukurikira aka kanya wanagisharinga kugira ngo nawe kimugereho basi waba udukoreye umuti no gukora subscribe byawe byagira umumaro n'ubuntu bikore rwose ndakwingenze sibyo. Ni bande nkanjye badatana n'agahigo kikoca. Ati ni bande bameze nkanjye badatana n'agahigo kikwaca. Iyo bavuze agahigo ni ugutigita cyangwa se gushaka amafaranga gukora cyane. Ikwaca ni amafaranga murabizi. Ndimo ndashaka list mu maji anega ibikwasi ngo mbyicarire. Ati ndimo ndashaka lift mu maji anega ibikwasi ngo mbyicarire. Iyo uvuga ngo urimo urashaka lift ni hahandi ubushaka kugira ngo ubone ukuzamura agira aho akuvana naho akugeza agufata ukuboko. Ariko ahantu abashakira abo bantu ni hahantu hari abantu babaya, abantu batishimira iterambere ry'umuntu ariko bakamutega ibikwasi. Kumutega ibikwasi ni nko kumutega udutego twinshi dutuma atabasha kugira ku nzozi ze. Anega ibikwasi ngo mbyicarire ndimo ndubaka ibigwi shanganye ikofi gusa ibyino nikatamba mbona nambuwe. Ngarimara wubaka ibigwi acanga n'ikofi nkuko nari nabibabwiye. Kubaka ibigwi nyine ni ukubaka ibigwi birumvikana ni ugutera imbere ukagira izina rikomeye. Gucanganya ikofi ni ukurundarunda umufungo. Nimvuga umufungo wumva amafaranga sibyo. Ndibuka imvune zose nagize ndimo nsakaye amajoro everyday. Ngaribuka imvune zose yagize arimo asakaye amajoro everyday. Iyo bavuze gusaka amajoro icyo bisobanuye nta kindi ni ugukora amanywa n'ijoro. Nyine ni ugukora utitaye ku ijoro rigwa. Mbese ni ugukora ijoro utitaye ngo bimeze bite cyangwa se abandi bari buvuge ngo iki. Just to clean my way. Just to clean my way. Nshaka kugira ngo ndebe yuko inzira yanjye yagaragara. Naretse icyo dukunda ndahunga cheers ubushit ndafunga. Ngo yaretse ibyo dukunda arahunga
ciri z'ubushita arafunga. Iyo bavuze ibintu by'urukundo urabyumva ni cya Kigali. Noneho ciri z'ubushita bya biganiro by'ubugoryi bitubaka bidafite aho bivana umuntu ngo bimugeze ahandi tu. Fata umuvure ndagashya gake hato ntarohama. Ngo yafashe umuvura aragashya. Iyo uvuze ngo ugiye gufata umuvura ugashya ni nko kuvuga ati ngomba gukomeza imbere, songa mbere, sibyo? Kuko nintabikora gake hato narohama. Kurohama murabizi, ibyo byo ni Ikinyarwanda. Ngo mbikore fam mindure game byose ngabishaka kubikorera kwamamara. Icyo bavuze fame bavuga kwamamara, none hahindure game cyangwa se umukino. muri iyi mind big ifungo ryabuze. Kuri mind ashaka ifungo ryabuze. Iyo bavuze ifungo ni amafaranga cyangwa se murabyumva neza, ngashaka ifungo ryabuze. Reka nshushanye map numikarom icyuma nasi mena vidanje kaje wishe. Iyo bavuze kumena vidanje ni hahandi umuntu ajya kugira ute gukora imibonano mpuzabitsina nyine akishimisha. Kigali wishe bahona humbya everyday ni yuhaku ya ngo aba badahumbya nyine hahandi uhora utekereza ku bintu ushaka kugeraho ku buryo wiyuhakuye ushaka kugira ngo urebe ko zanduzi wazikabya. umuhate ndinawo ukajinya kenshi cyane ngo mbikore nka ele. umurindi ndinawo ukajinya kenshi cyane ngo mbikore nka ele. Gusa naje kumena umuceri hasi ngo turebe ko ibi bintu twabisobanukirwa, mbese n'ubutaha nibabivuga muzamenye ibyo bavuze. Munibaze mutese abana bacu nibumva tuziririmba izi ndirimbo tukazikunda bazaba bazi ibyo barimo kumva. HASO ni indirimbo yakozwe n'umuhanzi w'icyaduka waje mu mwaka w'ibihumbi 2020 bamwita nta wundi ni Cancel. Ashobora kuba yaraje mbere yaho gatoya, munyihanganire, yaje mu 2019. Indirimbo yarakunzwe, ikundwa cyane, dore n'ikimenyimenyi nujya kuyireba no kuri YouTube channel urasanga ifite views zirenga 4 miliyoni. Kunzi ba whole vibe ndabashimira cyane. Iki ni icyegeranyo gitoya mbashije gukora, ariko mbikoze ngira ngo ndebe ko namwe muza kubikunda. Nyaboneka nimubona byabashimishije mubashe gukora subscribe, mutangira comment zanyu kugira ngo ndebe ko nabagezaho ikiganiro cy'ubutaha. Ubutaha nzabazanira undi muhanzi mutatekerezaga cyangwa se ukuri indirimbo rimwe na rimwe zigacanga abantu benshi cyane. Gose kora subscribe, ukande na like, ushyireho na comment y'umuhanzi wifuza ko nzabasobanurira indirimbo, wandike n'izina ryayo kugira ngo ubutaha nzayizane mbahereze ubusobanuro bwanyabwo kandi bwimbitse. Yo n'umuji wanyu nitwa Toros the Beast. Ya uyu munsi ndashaka yuko iyi style tuyikomeza, nimwe muri butange umwanzuro. Murakoze cyane. Hands on head, salute, bella ciao.